ikigeragezo kiraryana ukarishya inzara yituza ariko mana wamaye umugabo ariko umugabo wamaye ndabona ari ikigeragezo abandi bagore babayeho neza ariko njyewe mbayeho mu bukene inzara iranyishe mana ubutayu bukoko buzarangira ariko mana nzi neza ko hari umunsi amateka yanjye azahinduka ntibongere kuba ikibazo mu bantu ahubwo nkabisubiza umugore mwiza wiriwe neza umugore mwiza mama mugabo mwiza umugabo nkawe udahahira umugore we ubwo ni mugabo yabaye wahabaye iki se inzara yaranyishe umva ibijumba nabihaze imyumbati nayihaze nyeneye amakaroni nyeneye umuceri nyeneye n'ibirayi reba kuntu nsigaye ngana ntabwo ujya wemera ko ubuzima bubi bubaho ibi bihe tuzabisohokamo madamu ihangane bose ko muri nkani wamvanye mu rugo iwacu bw'imibiro 80 ntabwo ariko ubuzima buhora ubwo suri mugabo nyabaye umugore mwiza reka tugende mu nzu twe kwiteza abantu abantu igisubizo nakibonye tugende kubwira ya ubu koko urugo rurimo rurashaka kunsenyukana ngiye gushaka igisubizo ariko no munsi ndakibona igisubizo ndakibona ntabwo ngomba kubabaza umuryango wanjye ngomba kwitaho uno munsi kirekana ari ubutuna bw'isiha nkawushimisha kuko birakwiye n'umutwawe nireka itangire cyangwa n'ikiyanga iyi hene ngiye kuyiba tu halo ni mucoma ko ufite agatungo se waje kugahora hamwe mu mayira abiri ukakangerekera ukamuducira mwana se si bimwe bya mwana ni kazima se ntago ari nka kakandi wari wanzaniye ubushize shana nana kabuze nyine ubwo ntari bikanze nkugereho tubikore ako nizere kutari bwongere kumpenda mwana dore ubushize warakazanye kanambere nyatsi wanampenze sawa ntari bihagere ubwo hagere wayibonye none ifite umugongo ifite uruhu irakosha ireba bantu yisuzume uyirebe nawe umagurukije igitaraganya yirebe uyisuzume hose umbwire amafaranga ubuse si bimwe byawe waya yasuzume ufata umugongo wayo wumve urebe ukomeze ariko abacuruzi siko mwabaye wowe kubita ikofi hasi ihene ni nziza iraryoshye uyikubita hasi ariko yirebe yihindukize uyirebe ko ari ibi binteranya n'abakiriya oya ntago ari bigukeneye ngaho rero urazana ihene izanteranya n'abakiriya uraza gukuba kabiri none angahe nangahe mucoma ihene urampa 90. yaha turashize none ihene urampa ngaho rero 90 saka nakanyana gatoya ko mambuze none se ukurikijeho ibihe bigeze ngaho mbwira amafaranga uri oya wa mugabo 90 nawe wabuzanyemo kwiga muco urampa ngahe 90 se ubundi subu kamubwira wa mugabo singiye kuguhenda dore umpagurukije nantunguye nubwo navuze ihene navuze ngo umusindi bukora icyo nicyo gisubizo rero kuko wari wayibuze ugomba kuba amafaranga nshaka
ngiye kuguha ibihumbi 30. oya mucoma rwose kiraho na bitanu ngaho kubera ko n'ubundi wanga amazimwe abantu bahabona cyangwa wanga kwiba gahombye ibye rwose niko mwene nderi ko giye nabaye yishura amafaranga nigendere ibihumbi 30. 30 yampe rwose nigendere ubusa nturi buzane bya bintu ngo amavya nyakubikire oya ushize waramonde jari umugabo wari washakaga kuyagura oya mucoma rwose ari amavya nari kuyagurisha ibihumbi uzamafaranga oya mucoma rwose giye ndimo ntabyo kumbwira ngo umutwe ngura gutwara ubwihene nimba nyiguze uno munsi ugiye kwizizira kuko nanjye simba ndi nina hangaha nta kibazo ibihumbi 30. byanyishyure nyishyura cash ibihumbi 30. yego warasanga yagwa kuri telefone nta telefone ufite oya nta telefone mfite mpa cash afe no mugabo reka mwishyure kuri telefone oya hari akantu ngiye kuyakorera oya muco nta kibazo reka nkwishyure ugire impuhwe ugura nk'abagabo ugura utagendeye ako se nk'abagabo ubu se n'ubwa mbere tugura arasa ndapeza abamucama muri sobe oya barurebe nimba yuzuye nta kibazo nayibitse ukwayo nabivugaga ngo ntabwo narinze mucama we mucama iyi mbuzi kanyitware nyiha abaturage urahashye kabisa sawa ntari ubwo ngubwo sawa nta ujye umbwira mucama we nzakubwira kabisa nukuri yego oya ntari bi buno munsi kabisa ndagutuga bega amafaranga buno munsi harashya mugore mwiza Ani ujya uvuga ko nagusohokana uno munsi noneho ngiye kugusohokana urinuba dore ngaya itegura gira vuba tugende gusohoka bimushaka tugende Yesu gira mu nzu noneho mise mukunda cyane kurushaho ndumva nishimye mana ibi bihe ntabwo nzabyibagirwa ariko sheri reka nkubwire hari abagore b'ibigoryi barya amafaranga batazi aho yaturutse sheri hari amafaranga wayakuye nta bakarani wambonera aha hafi abakarani nabonye abakarani bihuriye no gusohoka byihorere wowe wagiye n'imodoka wagiye n'amaguru ariko hari ikindi kintu ushigaje kugendaho uno munsi ugiye kugenda hejuru y'ibitugu by'umuntu ni hejuru y'ibitugu by'umuntu ariko ubwo ni wowe oya twese turajyana wowe utegereza urabibona ngiye kugukorera agashya uno munsi haraza udushya nk'utwabarafinda nese ndajya ku bitugu by'umuntu nawe ujya ku bindi bitugu wowe byihorere urabibona nakubwiye ngo uno munsi ndagukorera surprise zikurenge boss noneho wowe genda uturebera abo bakarani sibyo ubabwire ebana baze ari nka bane sibyo igenda kabisa wowe uzikoreye iyo deal irimo amafaranga wowe ashuje ndabakoreraga deal vuba okay sawa ngaho genda kiri ndabona bazanye ubwo nguko ebana n'ubundi mvuga nyine kabisa uyu munsi ndawandika mu mateka bose nabazanye okay nabangaba se okay kabisa reka yire dukubwire no kugushimira aho genda umwe agapapuro umuntu sibyo okay ni mwebwe nashakaga kabisa ngiye kubakubita deal ririmo amafaranga urabona uko tungana nta kazi mudakora muri ya mini yakose kose iyo turakora byatari ntabwo tuborose reba uyu musore urabona uyu musore uri hano urabona uyu musore ndabona ari urabona tutarari kuki utaduha job urabona hari akazi katurari ahubwo se bose ni imodoka yaguye se oya ntabwo ari imodoka yaguye mugiye gukora umuzigo muntu kabisa ebana usanzwe tumenyereye umuzigo utavuga ariko si umuzigo uvuga mani oya wowe urabibona nyine wemeye ko icyangombwa ari amafaranga mereza nabire tugiye sheri ni ihene tugiye kurya bagiye kwikorera oya ni abantu twebwe bagiye kwikorera ni ukuvuga ngo murabona uko bimeze sibyo tugiye gukora deal njyewe
na sheri wanjye sibyo ugiye kudusohoka bana tugiye gusohoka ariko tugiye kugira gute kugenda n'abantu yego Okay. ugiye kunshyira ku bitugu na sheri nawe undi amushyira ku bitugu and then tugende hari ikibazo Okay, ako boss. Ako kazi urumva ntago kagoye ariko hano sa karavuna. Duha amafaranga menshi. gwe wigira ikibazo cy'amafaranga nangahe hasi tukivugana Araduha kenshi. oya ni amafaranga inoti y'ibihumbi 10 yonyine Umuzigo utavuga uraremera. Ariko ubuzigo uvuga. Ntatari. Ako ibihumbi 10 murabyanze ubuse mwinjiza ngahe boss, shiraho kibiri. Twe dufite garo, dufite garo nabi. Shiraho kibiri. wegira ikibazo cy'amafaranga wawe Narabi yaduhereza. Abasore abahungu banye ndabizeye. Abahungu banye ndabizeye cyego. we gupfa ubusa ngo ni amafaranga Ahubwo akazigo kari hehe? ebana akazigo nitwe muntu kabisa Okay, muhungu. Ndakwizera neza cyane. Sibyo? Kandi ndabizi kuri mu mubasha. natwaye umufuka w'ibiryo Umuhungu wanjye. Uyu muntu ndabizi rero uri mushobora. oya turabajyana nta kintu uri bube Ahubwo mabjana naramufasha kamareta ahubwo mabjana. Wese aho amera neza nta kintu uri imbaraga ziba zihari urukundo imbaraga ziba zihari ibintu ni wera. imbaraga ziba zihari imera neza imbaraga ni Nta kandi kazigo. okay hariya hari ibikoresho rero tugiye gukoresha uri kumva ebana nibyo kugenda twisereba ubwacu nka shiri wanjye Ubwo reka nzanyaruke mbere mu rugo. ebana kabisa inyuma ahangaha kabisa birahari Okay, sawa. Wo muhungu. amafaranga y'ubuntu nagaswe ngo nikorere umuzigo oya njye narabitekereje nta ribi biramera neza none se ntegerane kabisa ubundi ubwo tugende tugira gute tunywamo akantu tunywemo nta mutima mubi turabibakorera rwose nta ribi rwose seriveri none se kudashyiraho ngo tugende tunywa akantu Okay, nta ribi kabisa ibintu bimeze neza. ibintu nta munabi egera hino nkukorere serivise ibintu nta munabi umukorere serivise bagize amatsiko oya nta matsiko ntayo nta matsiko nakubwira ni bona peti kabisa akira ndashaka kugukorera agashya akira kabisa ese uranywa iki ndanywa fanta ngiye kuyipfundura n'umunwa ibintu nabyo utigeze ubona mu buzima akira biranshimishije rwose ebana kabisa uryemo unywemo umucoma kawuhangara nishimye hatari wa danje mbega mucoma biraryoshye egira hino nanjye shaka ko kunywa sha muhungu wawe ibi bintu sinabyizera ko biri kuba oya birakubaho ibintu biryoshye we sheri wanezerewe noneho cheers ibintu bimeze neza ubuzima bwacu mbega sheri uzongera unsohokana rwose nzabikora umugore mwiza nibyo ni inzozi cyangwa ndi kurota nakubwiza nanjye ndaje bya bindi wifuzaga hani ndaje nira umurwara ndebe ko ibi bintu ntari kubirota nibyo Bose uratwongeza. reka amafaranga y'umuntu avuganye n'umuntu bigomba kurangiriraho Urukundo kari idiro. hoya Idiro irimo iramfura. hoya Ese ubwo kuri murami. hoya ryakera ngo nkushonesheho wumve k'abantu Yesu agira neza byanyoya we aka kazi nk'abantu bo ku mutima musigaye murabane kubera iki ko senyise amafaranga senyesora yashyiraho bari kunywa kandi ibikwegera ubu urabona wawe turabikora rwose turabikora hari ikibazo none si uyu munsi urawubona sheri reka mbwire umva ako kantu ukuntu ari umuzigiziga ari umuziga rye ndahita mfata ikayi nandika buri kimwe cyose buri kimwe cyose cyabaye cyangwa kondera umugore mwiza wishima kabisa kuko hari icyo wabonye ubaye kure mba nkwaye bizi nuya ni ukuri urayimera mu rugo biraza gukunda nta kibazo ntabwo byoroshye na gatoya Bose muryoherwe. bon appétit sha bon appétit kadogo we bon appétit
ibintu bigiza birahenda kubigeraho bigomba kwiyuha kuya. Ntago narenze kare ibintu rwose boss. Ntago nari buza rwose. Oya mujye mukora kugira ngo mutazabimbwa. Yari maze iminsi mubwira nabi. Ako boss, uzi n'ikindi. Ikirani nko gupfa boss. Ngiye rwose nawe nabyebe. Mbiguhe emosiyo zo gukora. Urabona aka kazi kanyu kari kudutwara imbaraga mu dusigira wenda. Ariko mwasabye. Yego ariko Sheri bambwiri nkunda kutajya uripfana. Boss, ibori kuti bitugu boss. njyewe rwose Ihangane rwose mugore mwiza no kuri. ndirarobotse ahubwo nimutabara. Humura ntacyo. Ni upfa rimwe turabana nta gupfa kabiri. Boss, twamenyereye kwikorera imifuka. Ariko aba kwikorera umuntu. Oya turi kumwe we rwose ndumva. Ikigaragara cyo inzara yari inyishije. Merewe nabi ariko ntabwo bizongere kundi mugore mwiza. Inzara yari inyishije. Bose ihangane urabibona kandi birakwiye ndetse biranatunganye. Sibyo? Bega we aka kantu karyoshye ukwaka. Kubanze binaryoshye kuko nanjye ndi kuhijisho. Akera ngo se. Utahegera. Habisange. Boss, ako boss, mwibuka ko turi no kuvunika boss. Boss, turimo turavunika. Boss biraryoshe natwe kuduha nimushake mu mare n'amasano dusa. Si wumva rakura umukozi ku murimo. Kandi umukozi wo ku murimo Imana ariko yemera. Oya ntabwo. Ariko njye ntabwo mbakunyama. Rwose. Muyijana ariko mutumanuke hejuru boss. Rwose ibyo ngibyo turabyishingiye. Oya uyu munsi ntabwo uzagaruka mu mateka nimureke tuwishimire. Boss urakuba kabiri aho amasaha. Oya amasaha ageze twavuganye amasaha 3 none amaze gushira imwe n'igice. Nukuruha byo mu mutwe. Boss niba ari ibyo ngibyo rwose turivira batwigendere rwose. Ariko wibuke ko atubwiye kutugerangezaho senyisa. Oya yo senyisa. Sheri none se ko mbimaze. Okay reka ntacyo reka tujye kugira gute ko kureba utundi tumize mu mucoma tuzanira utundi turahari. Bahungu banze. Mbonye mushoboye akazi kabisa. Byatari twitwa. Ntabwo nanzi ko wabyimba umuntu man. Uyu mukoro wawe kubera ari mugufi narinzi kari witeye ku bigara tukagiyemo. Zimbaraga umuntu aba afite ariko twarakamenyesha. Ahubwo ubungo ntawe nzambanyuzaho ibiraka. Urabona tuba twarakoze n'agatuza kubera imizigo urumva. Ahubwo ubungo muzi tugenda bafatisha akantu muri abahungu beza kabisa. Ara ntabwo mubonesha abantu. Sibyo? Nzo genda imbere banze bagura akantu. Uvuze ibintu by'abagabo man. Banze bagura akantu jewe. Sibyo? Ndemeze ko ndi boss. Oya ntabwo mbayetse bana. Hari mwicaye kuri iyi misego. Mwicaye kuri iyi misego nyine ndaje mbanze mbarebera akantu nkabakaraga. Gwe turagutegereza. Mu ntegereze ndahita ntabwo ndi butinde ni fast. Oya ntabwo ndi butinde bana. Nawe urabona ko n'inzarira twishe. Tunaniwe twanashonje babahaye n'inyama wangu. Sinabonye babahaye n'inyama. Sinabonye babahaye n'inyama. Ibintu by'abakire nawe kagira icyo kakumarira buriya. By'abakire buriye buriye bihe mande. Ari kanze mbavuri. Okay, nari bituremeye vuba. Ariko ubundi nyine gusa umuntu abakoresheje imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu buriya uriya mu boss bana bagomba kutatugurira akantu kugira ngo natwe turyohe dufate n'imbaraga. Gusa ariko amutipe ndamwemeye ku buryo noneho ewana ubutaha tuzakora akazi tumeze neza cyane. Sibyo ko gusa nyine adushyiremo ikigare ngo twariyenga inyama ngo n'ibitoki baduhaye se cya byari biye shuri. Abatsemani ibintu by'abakire. Gusa ariko nabemeye mugira gutya ubona ibintu by'abakire bakenewe. Nabemeye ubundi buriya birabyara amateka. Ubundi baraba boss wayifungo baba baduhembye man. Biragaragara rwose. Aba boss burya kubakorera nibyo byiza ariko cicika dirwa. Ahungu. Yo. Nabatindiye se. Aya ntabwo ari cyane. Ewa ibi nibyo byasa ubundi tuba dushaka. Nabonaga mwakubise ku gasima man. birumvikana no kuri pe. Ubundi buriya n'icyaka cyari kimaze kuza ariko ibintu ukoze ni sawa boss. Imbaraga twikoresheje. Ariko none se burabwari bugera saa 8 mwafashe ikiwango. Yeba mbarangirira kabitaremereye. Nta ribi nyene. Kinyabwa cyumva utese. Boza ahubwo no kutajyana. Ikinyobwa kiraryoshye fresh. Nawe kabaye igikorezo wabo. Yewe. Ubundi mwebwe uri kumva? Mugiye mugira amahirwe muhure n'umubosi mwiza nkaye. boss hari utundi tuntu so wateguye maho. Yewe se. Bitaratubona. Reka noneho twahita tukwemera kabisa. Kandi ko kazi tuba dukwiriye gukora. Batamazi wowe sha. Ima mwana nkurure. Hagati ariko. Nitumara gufata no kumyuka nibwo tuzajya dukora akazi Kabanze neza. bakubite man. Akira kiwa none se. Iyi ndazi ni fresh. Izi ni fresh. Muturyaho mu. Muturyaho mu mwebwe mu ngane bana mwapfa. Ibyo bintu igihe naberukiraga mva mubwira. Yewe.
hari ahantu mwagiye manze somera hano nari mbikumbuye ariko we mwebwe mushaka kwizigiza mwanga job yanjye iryo rinda uzi amafaranga ariko manu uzawumve manu uzawumve ukuntu bimeze mwebwe jeza barangira imizigo wabo imeze sawa jero mu boss mwiza sindi wandi noneho turaje tuba ku mugongo amandazi ko numva ryoshye byahatari none se reka mbabaza muzi ikintu bita deseri mujya mukivaje noneho turaje twikorera ikintu bita umugongo aha ni sawa aho so ni muri buvuga ko mwahuye n'umuzungu ni muri buvuga ko mwahuye n'umuzungu mwabibonye mani ubu noneho tugiye kujya tubaho neza twahuye n'umugozi byaciyemo umva kanze mbereke noneho ukuntu tugiye kureba bakanze mbereke mufashe nimuse kunyiba mushwaneze mvamba kubite no kubiceri nigendera muze kunyiba ngo mume gato rwose kwifaranga bose yemba nihuta reka nze mbakubite ku mafaranga noneho ibintu bimene neza cyane sibyo harya muri bangahe muri batatu buri muntu nari muhe 500 ariko ndamwongeraho utundi duceri sibyo aho niho bera umugozi tuzajya duhora dushima noneho igihe cyose kubakubita iyi noti wayibonye mani ubwo ngubwo hiyongeyeho angahe mani yongeyeho angahe bose jya gutyo urakoze njye ndi umuntu w'umusaza kugira ngo ahubwo indege kiransize umusaza kw'indege kiransize uzaturangira kandi kazi nzagaruka muri uzaturangira kandi kazi bayi mugire ibihati uriya ni umubosi wa dani madage babondagasa yakubita inote ya kibiri dukoreye 12 ntabwo babondagasa inote yanjye y'icumi ndagasa asha ntabwo nzava ibyaro mu mujyi byari byakaze ubu se njyewe se ndi umukarani se buriya bambwira ngo bari njyewe wikoreye uriya mu mamara ari kuba nsebye dira guhita mfubana ariko ntacyo uyu ubwenge ni mu mutwe reka nizamukira ahubwo ajye kureba hoteli nziza nyabyiniramo biriya bicucu zongereje mbere ahubwo tujye na birasisha boro ariko nzabanza mbyigeho